hari ibindi bihugu biracyahari, niyo twasenga tubwira Imana ngo bikurweho byo ntibizavaho, ahubwo icyo bizakora nuko Uwiteka Imana zoroshye ubukana bizaberaho. Nicyo cyonyine bizakora, nicyo cyonyine bizakora. Hanyuma kuri po finale uwo mwuka wotsa ari nabyo Imana yamagurukije ngo nongere mvuge, nibutsa abantu mbabwire ngo mbwire bene data abitwa abakristo abitiriwe izina ry'Imana ngo nitwongere dukubite amavi hasi dusenge, twinginga Imana ibabarire kano karere k'ibiyaga bigari. Kandi nidusenga twinginga Imana ngo tubabarire, ntidusenge duhereye hafi, ahubwo duhere kera mu mwaka wa 300 cyangwa hano ku gicaniro. Muri bino bihugu bitanu haracyari ibindi bihugu birenze kimwe inzara igiye gukomeza kototeramo, ndetse hariho rwose n'igindi gihugu kimwe kizabamo inzara nyinshi, kikabamo inzara nyinshi ku rwego ruteye ubwoba, kugeza ubwo iyo nzara izahirika ubutegetsi buyoboye icyo gihugu, kandi n'abaturage bagapfa ari benshi cyane kubera iyo nzara. Inzara igiye guterana ahantu ni ukubera iki? Reka mbabwize ukuri, izi mpuwa z'intambara, izi ntambara zizakomeza kuguma muri kano karere, muri kino kirere cya kano karere k'ibiyaga bigari, muri ibyo bihugu bitanu. Kandi nk'uko nabibabwiye, hariho ibihugu birenze kimwe biri kototerwaho n'inzara, kandi iyo nzara izasiga ihiritse ubutegetsi bubiyoboye. Kandi ntibizarangira mu guhirika ubwo butegetsi gusa, bizanajyana kwezwa kwa kino gicaniro. Ni nayo ntandaro kugira ngo haze igihe gishya. Tutararangiza kwezwa, igihe gishya ntikizaza, ububyutse ntibuzaza, ububyutse Imana duseranije ntibuzaza, ahubwo tuzajya twubaka nitubona twubatse imidugudu mwiza, hongere wa mwuka wotsa wongere wuze wotse bya bintu, byongere dusubire hasi. Uko niko biri. Noneho bene data, ndongera kubabwira ko ijwi ry'Imana ryambwiye ngo kiranirwa ko batuye hano hantu, twebwe abatuye hano ku gicaniro ntikwarangiye, ahubwo kwagiye kurushaho kwiyongera. Uko Imana yeza hano hantu ni nako n'abakiranirwa hano hantu twagiye turushaho kubyongera tugendeye muri systeme satanike Satani agenda yohereza hano hantu muri twebwe. Ariko bamwe na bamwe mu bayobozi babaga bayoboye bino bihugu niyo bazanaga izo systeme, kandi izo systeme zagiye zibyara amabi menshi. Hano zateye amacakubiri, hano zigenda zitera ubwicanyi buhora muri kano karere, aho usanga abantu ubwoko bumwe bushaka kugira ngo bwice ubundi, kugira ngo bufate ingoma, hanyuma ubundi nabwo akaba ariyo mibereho bafite, bashaka kugira ngo barwanire ingoma. Icyo gihe rero byose bikabiterwa nande ubereho abandi bantu. Ibindi bihugu hano hantu ku gicaniro Imana ishaka kugira ngo ibanze yeze, kandi noneho ku kweza kwabyo ikezesha iteje inzara, ariko iyo nzara ikaba isunikwa, ari umwuka usunikwa na wa mukoroni. Nk'abantu bakamutse nta mwuka tugifite, turaho ku izina gusa ry'abakristo, nta mwuka tugifite. Nubwo mwumva ngo turi hagati ya 80 na 90 n'akangahe by'abakristo, ntabwo byabujije mu Rwanda kuba jenoside, nta nubwo bibuza ubwicanyi kuba hano, kuba inaha muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ntibibuza yuko ingoma zikirwanirwa n'abatuye hano hantu, ntibibuza yuko abantu amoko gikomeje kuba mu mitima y'abantu. Nukubera iki? Dusigaye ku izina, nta mwuka dufite. Ariko rero haracyariho bakeya Imana nukuyanga burizemo umugambi Imana. Ariko Imana kuko nyine ihora ikurikirana ijambo yavuze yabwiye Yesaya ko hano zaba igicaniro cyayo, hanyuma hano hantu hakaba hano Imana itegeka yicara igatura igategeka, ububyutse bukaza bukajya kubyutsa isi yose, umugisha isi yose ifite ugahera hano hantu. Kuko Imana rero iryo jambo ryagomba kurikurikirana, ni nayo mpamvu yatumye abo bami baraza hano hantu ku gicaniro, hanyuma kugira ngo ibakoreshe beze hano hantu. Hanyuma rero iyo mikubuzi ibiri izaba kiranga uwo mwami, kari umwami umunyamwaga azabaje gusahura, ariko kandi azana n'irindi jambo, ijambo ry'Imana. We nabyo ndibuze kubivuga kuri umukubuzi wa kabiri witwa ngo umwuka ukiranuka. Hanyuma rero tukiri kuri wa mwuka wotsa, reka ngusuze ko nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ugurukira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV.
umugisha w'Imana rero nubaye nawe kandi ineza y'Imana gusesekara ndetse n'abawe bose mu bice bitandukanye mugiye muhereremo mu ntara zitandukanye hafi na kure mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umugisha w'Imana rero nubaye namwe kandi ubomeho. Ngeze umugisha muye na Egide n'umukozi w'Imana tugiye kuganira ku gice cya kabiri cy'ubutumwa yari yatanze mu minsi yashize. Egide tugwaye ikaze. Turabashimiye. Meze neza? Yego, turashimira Imana. Urakomeye? Yego. Twishimiye kongera kubana nawe kandi. Nanjye biranejeje. Ubwo duherukana batugejejeho igice cya mbere cyerekana ko u Rwanda, Kongo, Uganda, Tanzania n'u Burundi igicaniro cy'ububyutse tugendeye ku cyo Bibiliya ivuga. Igicaniro cy'Uwiteka. Igicaniro cy'Uwiteka. Ariko tubwira ko yuko mu gihugu cy'u Rwanda ari hagiye kuzakomoka ikintu cyitwa ububyutse bukongeza ku isi yose. Ndumva muri samana ko byari bimeze, ariko abantu bashaka kubikurikira neza bari busubire mu biganiro twakoze ubushize bari buze kukibona neza uko wabivuze ko umwuka w'Imana yabiguhishuriye. Twishimira ko ugiye kuduha igice cya kabiri. Uyu munsi topic ivuga ngo kino niho. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku bihe birindwi bigomba kuba muri ibyo bihugu bitanu cyangwa se ku gicaniro cy'Uwiteka, nibyo ndi buvugeho. Yego. Reka tugusabe rero nk'ibisanzwe usenga Imana kwa kundi kwacu uko kuyobora uragenda uko nguko. Turagushimiye Uwiteka, uhabwe icyubahiro kubw'ineza yawe ndetse n'imbabazi watugiriye kuva kera, wabihamije ubwo waduhaga Yesu ngo adupfire ku musaraba hanyuma araducungura. Turagushimiye kubw'ibyo kandi dushimiye Yesu Kristo watanze ubuzima bwe, ubugingo bwe kugira ngo natwe turonke ubugingo. Turashima kandi ko yaduhaye Umwuka Wera akaba tubashisha gukora byose. Muri uwo mwanya rero turagusabye ngo nabwo udufashe ubane natwe. Umwanya tugiye kuvuga ntituvuge nkatwe, ahubwo dushobozwe n'imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu. Bene data, nongeye kubasuhuza mwese mudukurikiranye. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye naravuze mu kiganiro cyabanje igice cya mbere, navuze yuko nitwaye Egide Ndabarasa. Hanyuma mvuga yuko mfite ubutumwa nahawe n'Imana ndi gutanga, ndi kugenda ntanga nciye ahantu hatandukanye. Ubutumwa mfite navuze yuko bufite imitwe y'amagambo ibiri nk'uko Imana yabishatse. Umutwe w'amagambo wa mbere avuga ngo u Rwanda n'u Burundi, Kongo y'Iburasirazuba, Uganda na Tanzania byose hamwe mu mateka ya Bibiliya, cyangwa se nkavuga ngo akarere k'ibiyaga bigari mu mateka ya Bibiliya. Umutwe w'amagambo wa kabiri wabona ubutumwa mfite uravuga ngo kugaruka kwa Yesu niyo ntandaro yo kubaho kwa bino bihugu bitanu mvuze. Iyo hataza kuba hariho umugambi ugaruka kwa Yesu, na bino bihugu bitanu ntibyagombaga kubaho, n'ababituye nabo ntibagombaga kubaho. Hagombaga kubaho ubuzima bundi tutari kumenya ubwo ari bwo, ariko none turiho kubw'impamvu imwe yo kugaruka kwa Yesu. Nabivuzeho rero mu gice cyashize, navuze byinshi sobanura neza uburyo bino bihugu byacu byahanuwe kera muri Bibiliya. Ndabigaragaza mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 19 n'igice cya 20. Turabisobanura. Abantu batakurikiranye ubu butumwa ni ingenzi, ndetse ni nayo base y'ubu butumwa mfite. Ni ingenzi yuko abantu basubira inyuma bakareba icyo kiganiro, kubera ko byabafasha gusobanukirwa n'ibindi biganiro tuzagenda dukora. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga noneho ibihe birindwi ku gicaniro cy'Uwiteka. Ubwo navugaga ibyo bihugu bitanu, navuze yuko bigize igicaniro cy'Uwiteka, cyangwa se byose ari igicaniro cy'Uwiteka. Ibi bihe birindwi rero ni ibihe birindwi byateganyijwe kubaho muri bino bihugu bitanu bigize igicaniro cy'Uwiteka. Ubwo nimvuga ibihe birindwi ku gicaniro cy'Uwiteka, mwumva yuko ari ibihe birindwi mu Rwanda, ibihe birindwi mu Burundi, ibihe birindwi muri Kongo y'Iburasirazuba, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ibihe birindwi mu gice kiri Uganda ariko cyahoze ku Rwanda, ku bwami bw'u Rwanda, ndetse ibihe birindwi
ku gice kiri Tanzania ariko cyahoze ku bwami bw'u Rwanda. Iyo rero nibyo ubutumwa tugiye kuvugaho uyu munsi. Munyemerere noneho dutangire dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi n'ubundi Yesaya ibice 4. Dusome umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwo ngubwo Uwiteka azaba yuhagiye imyanda y'abakobwa b'i Siyoni ayimazeho, kandi azaba amaze amaraso muri Yerusalemu ayamarishijemo umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Twongera dusubire mu gice cya 19 cy'ubutumwa bw'umuhanuzi Yesaya. Dusome umurongo wa 13. Haravuga ngo abatware b'Isowani bahindutse abapfapfa, n'abatware b'Inofu barashutswe, nibo bayobeje Egiputa, kandi ari bo buye rikomeza imfuruka n'imiryango yabo. Amen. Ubutumwa rero mfite uyu munsi, aya magambo abiri dusomye n'ubundi mu gitabo kimwe cy'umuhanuzi Yesaya, araza kudufasha ubwo ndabasobanura ku gihe cya 5, ariko none reka mbanze mbe nkusamarayizinga gutya. Igihe cya mbere hano ku gicaniro cy'Uwiteka hari ibihe 7 biteganyije kuba, ariko ibihe 4 byaratambutse byararangiye, ndetse ubu turi mu gihe cya 5. Inyuma y'igihe kino gihe turimo hari ibindi bihe 2 bisigaye, hanyuma nabyo tuzagira tubivugaho, ariko none uyu munsi ndi bwite cyane ku bihe 5 byabanje binagarukira kuri iki ngiki turimo. Yenda mu gigano kindi kizakurikira tuzavuga ku gihe cya 6. Icyo gihe cya 6 gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo igicaniro cy'Uwiteka mu gihe gishya n'izina rishya. Aho rero tuzaba turimo tuvuga ukuntu ibyo bihugu 5 bizashyirwa mu gihe gishya, hanyuma tuvuga uko bizaba bimeze, ari naho nzavuga mu buryo burambuye uburyo ibyo bihugu 5 bizongera guhinduka igihugu kimwe, ndetse tuzanavuga n'izina rimwe icyo gihugu kizitwa. Tuzavuga rero mu kiganiro kindi kizakurikira, byose ntitwabasha kubivuga kubera umwanya. Uyu munsi nifuzaga yuko ubutumwa bw'uyu munsi bwaba budatwaye umwanya munini nk'ukiganiro cyashize, ahubwo tukabuha iminota mikeya. Noneho munyemerero ntangirire kuvuga ko kino gicaniro cy'Uwiteka cyabayeho no kuva kera isi ikiremwa. Hano hantu turi, kano karere turimo k'ibiyaga bigari, ntabwo kabayeho vuba, ahubwo kabayeho kuva isi yaremwa, kubera umugambi w'Uwiteka Imana yarahafitiye. Ariko kubera yuko umugambi w'Imana wari ugikomeje muri Isirayeli wo gucungurwa k'umwana w'umuntu, Imana yari ibikiye hano hantu igamije kuzagarukaho mu gihe cya nyuma cyo kugaruka, cyangwa se kugaruka kwa Yesu, cyangwa se kurangira kw'isi. Na mbere hose mwiremwa ry'ibintu byose, nk'uko mwitangiriro tubibona Imana irema ibintu byose, nibwo yaremye hano hantu, ariko noneho iharema nta bantu bahatuye. Kuva mu itangiriro kugeza ku gihe cya Nowa nibwo igihe cya mbere cyarangiye hano ku gicaniro, ndetse kuva ku gihe cya Nowa kugeza ku gihe cya Yesu nibwo igihe cya 2 hano ku gicaniro cyabayeho. Igihe cya 3 kigatangirira ku gihe cyo kuva kuri Yesu kugera mu mwaka cyangwa se mu kinyagihumbi mu kinyejana cya 11, cyangwa se nyuma y'imyaka 1000 n'imyaka nka 10 nka 40 ingahe, hafi imyaka 100, nibwo noneho ibihe navuga ibihe 3 byarangiye. Ariko noneho by'umwihariko icyo gihe ibyo bihe 3 byombi simbivugaho byinshi, keretse gusa hari igihe cya 3 aricyo ndibuvugaho gatoya, ariko ubundi ndashaka kwita ku gihe cya 4 n'igihe cya 5. Igihe cya 3 rero nibwo noneho iyi regiyo yacu yatangiye guturwamo n'abantu. Ibyo bihe byombi uko ari 3 simbivugaho byinshi, kubera yuko byo nta kintu byinshi mbiziho, keretse makuru makeya nyine nzi, ayo niyo ndi buvuge, ariko sinza kubitindaho cyane, ahubwo ndatinda ku gihe cya 4 n'igihe cya 5. Igihe cya 3 rero nibwo abantu hano hantu batangiye kuhatura mu kinyejana mu mwaka 300, ubwo nyuma ya Yesu Kristo
nibwo ino regiyo yacu yatangiye guturwamo n'abantu. Nibo bantu ba mbere batuye hano. Hano hantu hari ibihugu bitandukanye kuva mu mwaka wa 300 nyuma ya Yesu. Hano hantu hatangiye kujya haturwa n'abantu aribo twakwita nk'abakurambere bacu. Hanyuma ibyo bihugu byagiye biremwa muri kano gace nibyo byaje kwihuza bivamo igihugu kimwe cyitwaga u Rwanda, cyangwa se igihe mu kinyejana cya 11 ubwo u Rwanda yahangaga ubwami bw'u Rwanda, ari nabwo bwaje kubamo inkomoko y'ibyo bihugu bitanu nababwiye. Aho hantu yaremye igihugu ya regiyo u Rwanda rwari rurimo byari ibihugu 29. Ibihugu 29 rero byatangiye ku gihugu kimwe bigenda noneho byaguka kugeza ubwo ubwami bw'u Rwanda n'ubw'u Burundi bwanganaga kwa kundi nabisobanuye mu gihe cyashize, kandi nzakomeza kugenda bisobanura. Ibyo bihugu 29, igihugu cya mbere cyatangiye kubaho muri uwo mwaka wa 300 nyuma ya Yesu, nibwo hano hantu hatangiye guturwa n'abantu. Igihe cyenda gikomeza kugeza ubwo noneho habayeho ubwami bw'u Rwanda. Ubwo ubwami bw'u Rwanda rwo bwabayeho mu kinyejana cya 11 cyangwa se mu mwaka w'igihumbi n'imyaka hafi 100, kuko yari imyaka hafi 80 hafi 90 aho ngaho. Ibyo ni amateka ari mu bitabo by'abanyamateka, mushobora kubisoma, mushobora kubisobanukirwa. Hanyuma nk'igitabo kimwe nabarangira mushobora kubikuramo ni igitabo kimwe cyitwa Imizi y'u Rwanda. Ni abantu mushobora gusoma ayo mateka mukabisobanukirwa. Muri biblioteke y'u Rwanda birimo, mushobora kubonamo icyo gitabo. Igihe cya gatatu rero kirangirira aho ngaho. Hanyuma igihe cya kane kigatangira ubwo gihangaga u Rwanda mu kinyejana cya 11. Hanyuma bigakomeza bikaza bigera noneho mu kinyejana cya 19 ubwo abakoloni bazaga hano hantu muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ubwo nibwo igihe cya kane ku gicaniro cy'Uwiteka cyari gitangiye. Kuva rero mu kinyejana cya 11 kugeza mu kinyejana cya 19 mushobora kumva imibare irimo y'iyo myaka yari itambutse muri icyo gihe. Icyo gihe rero nibwo igicaniro cy'Uwiteka cyari gitangiye, noneho cyihuje bya bihugu 29, noneho byari bitangiye kugenda byihuza kugeza ubwo noneho habayeho u Rwanda, noneho rwanganaga nka cyagiye abakoloni baje barusanga. Icyo gihe igihe cya kane gitangira, Imana yari izi neza yuko abatangije icyo gihugu ahari bazakijyana mu mujyo ishaka cyangwa se uko yacyifuje. Ariko noneho siko byagenze, ntabwo ariko byagenze, kandi bari bazi iyo Mana ibahaye icyo gihugu kuko bayemeraga. Tuzabivuga mu butumwa buzakurikiraho, tuzavuga ukuntu Imana y'Abisiraheli ari nayo Mana yacu, tuzabisobanura ndetse tunasobanura ukuntu ya Mana bajya bavuga ngo ni Imana y'u Rwanda, ni Imana y'Abarundi, ukuntu ari nayo Mana rurema, ariyo Mana Uwiteka. Tuzabisobanura, hanyuma abantu muzabisobanukirwa, mwumve neza uburyo iyo Mana ariyo Mana yacu. Ariko icyaje kubaho ubwo bamaraga guhanga igihugu baje kukiyobora mu mujyo Imana itashakagamo. Aya magambo dusomye mu gice cya 4 umurongo wa 4 muri Yesaya, harimo haravuga ukuntu i Yerusalemu abakobwa b'i Siyoni bahanduje, hanyuma Yerusalemu ikandura kugera ubwo Imana yagambiriye kuzeza Yerusalemu, hanyuma ikahejesha imikubuzo 2. Iyo mikubuzo 2 Imana yavuze izejesha Yerusalemu, iravuze ngo ni imikubuzo 2, ariwo umukubuzo wotsa n'umwuka ukiranuka. Ubwo yombi ni imikubuzo 2, umwuka wotsa n'umwuka ukiranuka. Ibyo byogesho byombi Imana yashatse kwejesha Yerusalemu nuko yabonaga ari byo yakoresha ikunyuguza neza Yerusalemu igahinduka umurwa ishaka, wejejwe nk'uko Imana ishaka, hanyuma ikahatora. 2020 nibwo Imana yambwira ijambo, irambwira ngo igicaniro cyayo cyaranduye kandi ari ahantu yagambiriye kuzatura. Hanyuma irambwira ngo igihe cyo kweza kino gicaniro kiri kurangira. Ubwo ni nabwo rero yamaga kumenya ukuntu icyo gicaniro cyayo iri kucyeza. Hanyuma rero igihe cya 5 gikurikira igihe cya 4 ni igihe cyiswe ngo ni igihe cyo kweza igicaniro. Hanyuma igihe cya 6 nicyo gihe sasa
kivuga igicaniro mu gihe gishya. Ariko kuko wenda cyo ntari bukivuge none ndi bugarukire ku gihe cya gatanu ari nacyo gihe cyiswe igihe cyo kwezwa, aricyo ndi buvugeho. Munyemere nyihuze n'ibyo bihe bine byatambutse. Uhereye mu gihe cya gatatu, ubwo mu mwaka wa 300 ubwo abantu bari bamaze gutura hano, batangiye none kwanduza hano hantu, kandi ari ahantu Imana yari yarateguye izatura igategura kugaruka kwa Yesu. Abantu bari kuva mu mwaka wa 300 batangiye gusenga ibigirwamana ndetse no kujya mu mirimo yanduza hano hantu. Iyo mirimo bakoreye icyo gihe yo kwanduza kino gicaniro cyangwa se yo gukiranirwa yanduza igicaniro, byagiye byirundanya, ibyaha byabo byagiye byirundanya kugeza ubwo n'ubwami bw'u Rwanda bwabayeho, bukomeza kongeraho noneho gukiranirwa, bikomeza kugenda biza noneho gukiranirwa kugwiriye rero. Kuko Imana yaribonye ko igihe cyo gukora kigeze, gukiranirwa kugwiriye, Imana itigambirira kweza hano hantu kugira ngo noneho yisubize cya gicaniro cyayo, hanyuma ihature yongere gukora umurimo yagambire kuzakoresha hano hantu, ari wo kugaruka kwa Yesu. Igihe cya gatanu rero Imana yacise igihe cyo kweza hano hantu. Ubwo nabibonaga mwerekwa 2020 nibwo nabonye mwerekwa ibya bino bihe birindwi. Bino bihe birindwi nabikuye mwerekwa naye nabonye ubwo Imana yambwiraga ibihe birindwi hano ku gicaniro. Nibwo nahise mbona igihe cyiswe ngo ni igihe cyo kwezwa. Aho rero nibwo Imana yaje kumenya igihe kino gihe cyatangiriye. Niyo mpamvu uvuga ngo cyatangiriye mu kinyejana cya 19 ubwo abakoloni, ni mu mpera z'ikinyejana cya 19 ubwo abakoloni bazaga muri Afurika. Impamvu abakoloni baje rero, baje ari abazanywe n'Imana kugira ngo baze nk'ibikoresho Imana ikoresha yeze hano hantu. Ariko mu by'ukuri si hano hantu honyine ashaka kweza Afurika, ariko by'umwihariko hano hantu ni ahantu hatoranyijwe. Kuko twarabivuze mu kiganiro cyashize, tuvuga ukuntu kano karere k'ibiyaga bigari kagizwe n'ibyo bihugu bitanu by'ubu ngubu, ariko byahoze ari igihugu kimwe. Twasobanuye ukuntu Yesaya yabonye amerekezo yacyo, twarabivuze. Hanyuma rero iki gihugu cyaremewe kuzaba igicaniro cy'Imana cyaje kwanduzwa. Cyandujwe rero Imana igambira kuzazana umukoroni w'umugome kurusha abandi bose, kugira ngo azaba ari uzaza hano noneho azakoreshwe mu kweza hano hantu nk'uko Imana yari yarabishatse. Mu butumwa bwiza twasomye bw'umuhanuzi Yesaya, twasomye umurongo wa 13, twabonye ahantu ijambo Imana yavuze havuga ngo abatware b'Isowani n'ab'Inofu barashutswe, nibo bayobeje Egiputa, kandi ari bo buye rikomeza imfuruka n'imiryango yaho. Buno butumwa mbusobanura mu kiganiro cyashize cyangwa cy'ubwashize, nasobanuye ibya kino gica mu buryo busamarayizinze. Ariko ngeze ku murongo wa 13 mba nk'uwavuzaho gatoya, ariko nongera kuvuga yuko nzasobanura neza mu kiganiro cy'ubutaha. Icyo kiganiro cy'ubutaha rero n'iki kingiki niyo nshaka kubasobanurira neza kuno gukiranirwa kwa hano hantu aho kwakomotse. Abatware, abayobozi bagiye bayobora ibihugu, bino bihugu turimo kuva muri mwaka wa 300, nibo ntandaro yo gukiranirwa kwagiye kuba hano na bugingo n'ubu ngubu. Abatware, abayobozi, abagiye bayobora amareta na bugingo n'ubu nibo bagiye bagira uruhare mu kugenda bongera gukiranirwa ku gicaniro, kugeza ubwo noneho gukiranirwa kuzuye kwabaye nk'uko wafata agacumu kakuzuza amazi. Uko niko noneho gukiranirwa kwagiye kuzura hano hantu, kuragenda none Imana iravuga ngo hano hantu ndaharakariye, ngiye kubahana. Nabivuze mu gihe cyashize. Noneho uko guhana Imana yashatse kwari kugira ngo yongere yigarure kano gace kabe agace kayo, agace ituramo none kagakoreramo umurimo ishaka. Abatware b'Isowani nibo bantu banduje hano hantu, nibo bagiye bazana systeme satanike hano hantu ku gicaniro, none abaturage bakaziyoboka, bakazigenderamo, bakazikoreramo, bakazisengeramo, bakazituramo, bakazisinziriramo, bakazikuriramo, bakazibyariramo. Iyo systeme satanike rero zabaga ari zo gukorera ibigirwamana, zabaga ari zo gukorera Satani. Ryangombe yari imandwa
yakomokaga i Bugande. Igice cy'u Rwanda kiri i Bugande cyangwa se cyahoze ku Rwanda kiri i Bugande niho Ryangombe yakomokaga. Ryangombe arazwi cyane mu Rwanda hano. Ryangombe niyo yahoze hano mu Rwanda, mu bwami bw'u Rwanda, ahubwo yaje nyuma. Ubwo rero u Rwanda rwagukaga bagiye abami b'u Rwanda bari bagiye kwagura igice cy'u Rwanda kiri i Bugande, nibwo noneho bahuye n'uwo Ryangombe ari kuvayo abaragurira ibyuko icyo gihugu cyaho bazagifata. Hanyuma bagifasha bigenze nk'uko Ryangombe yababwiye bagifashe, umwami w'u Rwanda, sinibuka neza uwo mwami, nanze kuvuga izina rye kuko nshobora kumwitiranya hanyuma ugasanga siwe, kereka umuntu yongeye kubisoma kuri internet biriho. Hanyuma abonye yuko ubwami bw'u Rwanda bwagwe bufashe na Uganda, abona yuko Ryangombe ari nk'umupfumu w'ukuri, ahita none amuzana mu Rwanda, amuha u Rwanda ngo agene imisengere cyangwa se agene iyobokamana ry'Abanyarwanda. Ryangombe rero ahita azana systeme y'imisengere abantu nyine abapfumu b'ubungubu bagenderamo, ndetse ari nabo bano bapfumu bakuru muzi bitwa ngo ni imandwa hano mu Rwanda, bagiye muri uwo mujyo. Uwo mujyo rero wazanye n'uwitwaga Ryangombe. Ryangombe ntiyahoze hano mu Rwanda, ariko Imana y'u Rwanda twari dusanzwe hano mu Rwanda ihari bayifite, ahubwo ni Ryangombe rero aza noneho imisengere yo gusenga hano mu Rwanda, ari nayo bamwe na bamwe bagikurikira iyo migenzo ya gakondo bakigenderamo. Ibyo byose byazanwe n'umwami w'u Rwanda wari wo waguye igice cyagiye gifata Uganda. Ayo ni amakuru ari kuri internet mushobora kuyasoma. Ibyo byose biragaragaza iby'iri jambo Yesaya yabonye avuga ukuntu abatware b'Isowari n'Abinofu aribo bayobeje Egiputa, kandi aribo bari bahari bo kubibuye rikomeza imfuruka, ari nabo bari bahari bo gukomeza imiryango yaho, cyangwa se bisobanuye ngo nibo bari hari bo kuyobora abaturage bari bahatuye, kubayobora mu nzira y'ukuri, ariko noneho bagira uruhare mu kuyobya abaturage bari batuye hano. Uko niko byagiye bikomeza kugeza no muri kino gihe cy'ubu ngubu, no muri imyaka y'ubu ngubu abatware bagiye batwara bino bihugu byacu bagiye bagira uruhare mu kuzana systeme zigenda ziyobya mu misengere, zikayobya abatuye hano, cyangwa se zikabinjiza mu misengere idahuye n'iyo Uwiteka ashaka. Izo systeme iyo bazizanaga babonaga ari systeme nziza, babonaga barimo bagirira abaturage neza, ariko mu buryo bw'umwuka ni systeme Satani yabaga arimo akoreramo, hanyuma zikayobya abaturage bahatuye, zikagenda zibinjiza mu misengere ipfuye idahuye n'Imana ishaka. Bamwe muri bo muri abo batware bagiye bayobora abaturage bagasenga ibigirwamana, bakagenda bazana systeme z'abatinganyi, zikagenda zinjira muri bino bihugu bitanu twavuze bituye hano. Ariko ahari bo babikora babonaga ariko bari kugirira neza abaturage babo, babashakira imibereho, batazi yuko inyuma y'izo systeme ziri kwinjira hagiye hari ikindi kintu, hari umwuka mubi uri kwinjira. Uko niko rero igicaniro cyagiye cyandura kugeza ubwo noneho Imana irakaye, yohereza rero abantu izakoresha kugira ngo beze igicaniro. Nibwo rero Imana yoherezaga misiyo abakoroni baza hano hantu kugira ngo ibakoreshe beze igicaniro. Muri icyo kinyejana cya 19 mu mpera zacyo gishyira ikinyejana cya 20 nibwo abakoroni binjiye muri Afurika. Hanyuma bamaze kwinjira muri Afurika, by'umwihariko twebwe hano haje Abadage rero basimurwa n'Ababirigi. Ababirigi rero nibo babaye intandaro y'ibibi byose cyangwa se y'ibikubabara ko batuye muri kano karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ibya bihugu bitanu. Twabonye yuko muri wa murongo wa 4 mu gice cya 4 mu cy'igitabo cya Yesaya twabonye neza ukuntu Imana yavuze imikubuzo ibiri izakoresha yeza hano hantu. Umukubuzo wa mbere Imana yawise ngo ni umukubuzo cyangwa ni umwuka wotsa, hanyuma hakakurikiraho umwuka ukiranuka. Yombi ni imikubuzo ibiri yaziye rimwe kandi iri no gukora mu gihe kimwe, kandi n'ubu ngubu iracyakora. Ariko 2020 Imana imbwirira ijambo yari imbwiye ko noneho igihe cyo kweza igicaniro cyayo kigeze ku musozo, kuko Imana igiye kuzana ikindi gihe cyo kwinjiza bino bihugu bitanika byinjiza mu gihe gishya. Uyu mwuka wotsa reka wari womperaho mvuge ibyo umukubuzo wotsa. Mu by'ukuri mu matwi y'ababyumva birumvikana yuko ari umukubuzo udafite imbabazi, ni umwuka wo kotsa.
wo gutwika, ntabwo ari umwuka ufite imbabazi. Abakoroni cyane cyane Ababiligi baje bafite uwo mwuka, Imana bashyizemo uwo mwuka kugira ngo bazobotse kandi akorere k'ibiyaga bigari. Kubera iki? Kuko Imana yarakariye ba bantu bari batuye hano banduje igicaniro cy'Imana. Bamaze kwanduza igicaniro cy'Imana, hano Imana yateguye izaba, Imana igambirira kugira ngo yeze hahantu, ariko yezesha umwuka wotsa. Hanyuma uwo mwuka ihumekera mu bami b'Ababiligi, mu bakoroni b'Ababiligi, baza muri kano gace. Baje muri kano gace rero, misiyo ya mbere bari bafite kwari ugukuraho ubwami, ari nabyo mwabonye banakoze. Mu Rwanda ubwami bahita babukura barabusenya. Nta kindi nuko ubwami bwari buri hano bwagize uruhare mu kuyobya bari batuye hano, bakazana systeme z'imisengere, ariko basengaga ibigirwamana. Kandi abo bami bari bazi Imana yabahaye igihugu, yatumye kino gihugu bakigira. Misiyo ya mbere bafite rero kwari ugusenya abatware bari batuye hano hantu cyangwa bakoraga hano hantu. Nuko birangira ubwami mu Rwanda, ubwami mu Burundi babusenye buvaho. Kandi uko niko byagenze. Hanyuma abo bami b'Ububirigi, umwami w'umukoroni waje hano hantu asenya ubwami bw'u Rwanda. Ubwami bw'u Rwanda burarangiye kwako nyine yari misiyo, kuko Imana yari yarakariye abayobozi n'abatware bayoboye bino bihugu byacu, kubera yuko bari baragize uruhare mu kuyobya, mu gutuma abaturage batuye hano hantu batayoboka iyo Mana. Kandi mu by'ukuri icyateye ibyo ngibyo, Satani niwe ugenda aherekeje ibikorwa byose biba bishaka kugira ngo byanduze ahantu b'Imana, cyangwa se byangize imikorere y'Imana. Iyo mikorere y'Imana Satani cyabagamije ni ukugira ngo abuzemo umugambi w'Imana. Ariko Imana kuko nyine ihora ikurikirana ijambo yabwiye Yesaya ko hano hazaba igicaniro cyayo, hanyuma hano hantu hakaba ahantu Imana itegeka, yicara igatura, igategeka ububyutse bukaza bukajya kubyutsa isi yose, umugisha isi yose ifite ugahera hano hantu. Kuko Imana rero iryo jambo ryagomba kurikurikirana, ni nayo mpamvu yatumye abo bami baraza hano hantu ku gicaniro, hanyuma kugira ngo ibakoreshe beze hano hantu. Hanyuma rero iyo mikubuzi ibiri ari nayo myuka ibiri yagomba kuza muri abo ba missionnaire cyangwa se muri abo bakoroni. Ariko bakoroni bazana n'aba missionnaire cyarimwe, byaje ari ibintu bibiri bifatanye cyangwa se abantu babiri bafatanye utabasha gutandukanya. Abakoroni n'aba missionnaire baje ari babiri ariko bafite ibintu bitandukanye. Abakoroni ba mbere bo baje bashaka kugira ngo bisahurire umutungo uri hano hantu, kuko muri no jambo ku murongo wa 4 ku gice cya 19 muri Yesaya twabonye kimwe mu kizaba kiranga uwo mwami, kari umwami w'umunyamwaga azabaje gusahura. Ariko kandi azana n'irindi ijambo ry'Imana, we nabyo ndibuze kubivuga kuri umukubuzo wa 2 witwa ngo umwuka ukiranuka. Hanyuma rero tukiri kuri uwo mwuka wotsa, babakoroni baza Imana bahumekemo uwo mwuka wotsa, baje botsa hano hantu ubwami bw'u Rwanda, bacamo ubwami bw'u Rwanda. Hanyuma n'abatemeraga kuyoboka ubukoroni bwabo barabakubitaga, babagiriraga ubugome bwinshi. Kubera iki? Kuko Imana yari yarakariye batuye hano hantu ishaka kugira ngo yeze. Ariko ibyo ngibyo ntibyarangiriye icyo gihe, ni nabyo byaje kugenda bikururuka kugeza ubwo haje kuhita noneho hano hantu hagenda haba ingoma y'ubuperezida yahise itangira. Hanyuma hano hantu kugeza n'ubu ngubu bikomeza bityo. Ariko noneho ubwo kiranirwa ko batuye hano hantu, twebwe abatuye hano ku gicaniro ntikwarangiye, ahubwo kwagiye kurushaho kwiyongera. Uko Imana yeza hano hantu ni nako n'abakiranirwa hano hantu twagiye turushaho kubyongera tugendeye muri systeme satanike Satani agenda yohereza hano hantu muri twebwe. Ariko bamwe na bamwe mu bayobozi babaga bayoboye bino bihugu niyo bazanaga izo systeme, kandi izo systeme zagiye zibyara amabi menshi. Hano zatiye amacakubiri, hano zigenda zitera ubwicanyi buhora muri kano karere, aho usanga abantu ubwoko bumwe bushaka kugira ngo bwice ubundi kugira ngo bufate ingoma, hanyuma ubundi nabwo akaba ariyo mibereho bafite bashaka kugira ngo barwanire ingoma. Icyo gihe byose bikabiterwa nande? Uberekeje ninde? Ni wa mukoroni, wa Mubirigi. Niwe uri inyuma zino ntambara zose mwana mu karere zose, niwe ushaka kugira ngo azitere. Kuki? Kubera wa mwuka wotsa uri muri we ashaka kugira ngo kano karere akotse. Ariko mumenye ko ikizamara uwo mwuka hano hantu nuko abatuye hano hantu, abantu b'Imana batuye hano hantu basenga Imana, babwira Imana ngo tweze utubabare gukiranirwa kuri muri twebwe. Uwo mwuka wotsa rero ni nawe wakomeje kugenda wotsa, ariko nturakarangira. Kuko ikimenyimenyi impamvu utararangira, haracyariho abandi bantu
ibindi bihugu hano hantu ku gicaniro Imana ishaka kugira ngo ibanze yeze, kandi noneho ku kweza kwabyo ikezesha iteje inzara, ariko iyo nzara ikaba isunikwa, ari umwuka usunikwa na wa mukoroni n'ubundi, akaba ari usunika iyo nzara, akaba ari uteza inzara muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ndetse reka tubivuge gutya, dutanga urugero. Murimo murareba ibiri kubera muri Kongo y'Iburasirazuba, buriya narwo ni urugero rw'inzara. Abaturage baho hariya hantu bagezweho n'inzara, ndetse inzara yishe benshi hariya hantu. Inzara tuvuga si inzara yo gusonza umuntu yabuze icyo kurya, oya. Uko rero ni nako bikimeze, haracyari ibindi bihugu birenze kimwe inzara iri kugenda yototera kugeramo. Hano ku gicaniro muri bino bihugu bitanu haracyari ibindi bihugu birenze kimwe inzara igiye gukomeza kototeramo. Ndetse hariho rwose n'igindi gihugu kimwe kizabamo inzara nyinshi, kikabamo inzara nyinshi ku rwego ruteye ubwoba, kugeza ubwo iyo nzara izahirika ubutegetsi buyoboye icyo gihugu, kandi n'abaturage bagapfa ari benshi cyane kubera iyo nzara. Inzara igiye guterana hano ni ukubera iki? Byose bikomoka ku gukiranirwa kwagiye kubanza hano hantu kuva kera no kugeza n'ubu ngubu. Iyo misengere rero no gukiranirwa twagiye tugenderamo, imisengere ipfuye ndetse no gukiranirwa twagiye tugira hano hantu, nibyo byagiye bitworeka bidushyira ahantu habi. Ariko ko Imana ari nyembabazi rero yagambiriye kuzazana undi mukubuzo wa kabiri, ari uwo mwuka ukiranuka, kugira ngo yeze hano hantu imaremo noneho umujinya wayo ifite hano hantu wabanduje igicaniro, babandurishije gukiranirwa. Igicaniro ni icyayo, ni ahantu Imana ishaka kugira ngo yicare, hanyuma yongere itegure isi, yongere itegure umugeni wayo. Uwo mukubuzo wa kabiri ni umwuka ukiranuka. Ndacyari n'ubundi ku gice cya 4 ku murongo wa 4 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, niho havugwa umukubuzo wa kabiri witwa uwo gukiranuka. Umukubuzo wa kabiri ni umukubuzo, ni umwuka wo gukiranuka, cyangwa se ni umwuka waje mu bamisiyoneri bazanye ijambo ry'Imana. None iryo jambo ry'Imana batuzaniye niryo rihesha abantu gukiranuka, ni naryo ryahesheje abantu ba hano gukiranuka. Nuko ijambo ry'Imana ritangira kubwirizwa muri kano karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma abantu baho bamara igihe kinini bumva ijambo ry'Imana, ariko noneho babanje kuzana iryo jambo ry'Imana hano, bigisha ijambo ry'Imana ariko badafite umwuka, nta mwuka bafite. Abantu bari batuye hano hantu bamaze igihe kirekire bumva iryo jambo ariko nta mwuka, bamaze nk'imyaka ishaga hagati ya 40 na 50 bumva iryo jambo. Hanyuma Imana ibonye yuko rero abantu batari kugera ku kwezwa nk'uko ishaka, bejeshejwe n'uyu mukubuzo w'ijambo ry'Imana, cyangwa se w'umwuka ukiranuka, ari nawo ukomoka nyine mu ijambo ry'Imana, ari naryo riduhesha gukiranuka nk'uko Imana ishaka. Mu mwaka wa 1935 Imana yohereza ububyutse, ibwohereza igahini mu itoro ry'Anglikani. Ubwo bubyutse bwaragiye bukura kano karere, bufasha abantu gutuma bongera kumenya Imana. Ububyutse ni imbaraga z'umwuka warazaje, noneho zisanga ba bantu bari bazi ijambo ry'Imana ariko badafite umwuka, bari bameze nka ya magufa Ezekiel yabonye mu bice 37. Ayo magufa ageze ubwo aterana, inyama amagufa arihuza, hanyuma ayo magufa yiteraho imitsi, ariko none n'inyama zizaho ariko badafite umwuka. Ni uko rero abantu bari babayeho hano bumvaga ijambo ry'Imana ry'abamisiyoneri bazanye, ariko nta mwuka, kuko abamisiyoneri bazanye iryo jambo nabo nta mwuka bari bafite. Baje bafite iryo jambo, bafite ikindi kibazanye kindi, ari nawo wa mwuka wotsa. Hanyuma rero Imana ibonye yuko ishaka gukomeza kweza hano hantu, iwejesha undi mwuka witwa umwuka wo gukiranuka, ari nawo mwuka ikiri kwezesha hano hantu, yohereza ububyutse. Ariko ububyutse yohereje, umuyoboro yabwoherejemo ntabwo wakuze ngo ugere kure cyane, usibye ko wakwiriye mu karere k'ibiyaga bigari, ariko noneho Imana ibona ntuhagije. Nyuma y'imyaka hagati y'5 n'7 yari kurikiyeho, Imana yohereza ubundi bubyutse. Ubwo bubyutse ari nabwo bwiswe ububyutse bwa Pentecote, ari nabwo bwatangiye bwaje buturuka muri Kongo y'Iburasirazuba bwerekeza mu cyitwaga Cyangugu, hanyuma ahitwaga mu Bigutu. Hanyuma hatangirira itsinda ry'abanyamasengesho, Imana iryoherezamo umwuka wera, imbaraga z'ububyutse. Hanyuma Pentecote itangirira aho ngaho muri Gihundwe. Igenda umuriro wa Pentecote ugenda ukwirakwira muri kano karere k'ibiyaga bigari, ndetse waje no kubyara amatoro menshi cyane ya Gipentecote, ari naho haje gukomoka ADPR, ndetse n'andi matoro menshi y'umwuka, ndetse n'andi matoro yose amwe namwe asenga ku isabato yagiye akomoka muri ubwo bubyutse bwagiye buza buturuka
buzanywe n'abamisiyoneri b'abaseduwa ariko buje buturutse muri Kongo y'Iburasirazuba. Ubwo bubyutse bwaraje ndetse ni nazo mbaraga tukigenderaho ubu ngubu. Utwo tubaraga rero duke dusigaye muri kino gihe nitwe Imana ikiri gukoresha yeza hano hantu. Ubu ngubu statistique igaragaza yuko hano hantu ku gicaniro cy'Imana muri bihugu bitanu hagati ya 80 ndetse na 90 na kangahe n'imisago n'abakristo by'abatuye hano hantu n'abakristo. Ariko nubwo turi abakristo tumeze nka ya magufa twonye gusubira mu gihe cya kera, tumeze nka ya magufa yateranye ndetse afite n'umubiri uriho ariko adafite umwuka. Tumeze nk'abantu bakamutse nta mwuka tugifite. Turaho ku izina gusa ry'abakristo nta mwuka tugifite. Nubwo mwumva ngo turi hagati ya 80 na 90 na kangahe by'abakristo, ntabwo byabujije mu Rwanda kuba jenoside. Nta nubwo bibuza ubwicanyi kuba hano, kuba inaha muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ntibibuza yuko ingoma zikirwanirwa n'abatuye hano hantu. Ntibibuza yuko abantu amoko gikomeje kuba mu mitima y'abantu. Nukubera iki? Dusigaye ku izina nta mwuka dufite. Ariko rero haracyariho bakeya Imana ikibonamo uwo mwuka wayo. Uwo mwuka wayo rero niwe Imana ikiri gukoresha. Ari nabyo Imana yamagurukije ngo nongere mvuge, nibutsa abantu, mbabwire ngo mbwire bene data abitwa abakristo abitiriwe izina ry'Imana ngo nitwongere dukubite amavi hasi dusenge. Twinginga Imana ibabarire kano karere k'ibiyaga bigari. Kandi nidusenga twinginga Imana ngo tubabarire, ntidusenge duhereye hafi, ahubwo duhere kera mu mwaka wa 300 cyangwa se duhere kera kuva kano gace dutuyemo cyangwa se ku gihe cya gatatu kuva kano gace dutuyemo katurwamo n'abantu. Kuko kuva icyo gihe bagiye barema gukiranirwa hano hantu, kandi ko gukiranirwa kwagendaga kwirundanya kugera ubwo kwanduza hano hantu. Hashize imyaka irenga 100 Imana iri kweza hano hantu yejesheje umwuka wotsa n'umwuka ukiranuka. Ariko noneho turi kugera ku musozo kugira ngo Imana ikomeze yeze hano hantu. Ibwo nibwo butumwa rero mpagurukije kongera kwibutsa abantu. Ariko nashaka kugira ngo mpere kera mbabwire icyateye bino bintu byose. Izi ntambara mubona hano mu karere k'ibiyaga bigari nta handi ziva ku gukiranirwa kw'abasogokuruza bacu. Nibo batumye duhora muri zino ntambara, nibo batumye duhora mu mpura z'intambara. Mwumva ibihugu bihora byikangakanga, amareta yikangakanga ngo baradukuraho. Hariho inyeshyamba ziri mu mashyamba bavuga ngo tujye gutera igihugu ngo twongere dusubire ku butegetsi. Nta kindi kibitera uwo mwiryane. Igitera ibyo ni ugukiranirwa kw'abasokuruza bacu. Kandi none uwo mwuka wotsa akaba ari uri ugendagenda muri kano karere k'ibiyaga bigari. Uwo mwuka rero uzakurwaho nuko abitiriwe izina ry'Imana bakubita amavi hasi bagasenga. Kandi ijambo ry'Imana Imana yabivuze mu ngoma za 2 ibice 7 yavuze ngo abantu ngo ninamuka nteje igihugu inzara ngo hanyuma nkuhamagara mu giga ngize muri icyo gihugu ngo abantu bitiriwe izina ryanjye ngo nibicisha bugufi bagasenga ngo hanyuma bagatakira Uwiteka ariko bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi ngo nzabumva ndi mu gihugu mbakiriza igihugu, ngo nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Uko kwihana kwacu kw'abatuye hano hantu ariko bitiriwe izina ry'Imana nitubikorana umwete Imana izongera ibabare hano hantu. Ariko reka mbabwire nitugira intege nke mu gusengera kino kintu, reka mbabwize ukuri izi mpuwa z'intambara, izi ntambara zizakomeza kuguma muri kano karere, muri kino kirere cya kano karere k'ibiyaga bigari muri ibyo bihugu bitanu. Kandi nk'uko nabibabwiye hariho ibihugu birenze kimwe biri kototerwaho n'inzara, kandi iyo nzara izasiga ihiritse ubutegetsi bubiyoboye. Kandi ntibizarangira mu guhirika ubwo butegetsi gusa, bizanajyana n'abaturage babirimo bazira iyo nzara, bicwe n'iyo nzara. Kubera iki? Kandi noneho bagende bapfa ari benshi. Kubera iki? Kubera uko gukiranirwa kw'abasogokuruza kuva kera kwakomeje kwirundanya, ariko kandi kukabera ku gicaniro cy'Imana. Imana rero ihita ivuga ngo bano bana ngiye kubahora gukiranirwa kwa basogokuruza kwabo nk'uko ijambo ribivuga. Nuko nitwe bantu twakomeje kugenda muri izo ngaruka ndetse turacyazirimo. Ariko reka mbibiri banga nitutagira ngo nitujya kubita amavi hasi ngo dusenge, twicisha bugufi, dusenge twihana, twebwe abitiriwe izina ry'Imana bo mu madini atandukanye, dusenge twihana. Izo ngaruka uwo mujinya w'Imana tuzakomeza kuwugenderamo. Hazajya haca imyaka igihe runaka, hongera haza intambara mu gihugu runaka, gikureho ubutegetsi bijyane n'abaturage baharimo.
nabo bahapfire. Kandi ibyo ngibyo bizakomeza kuba kuzageza ubwo umujinya w'Imana uzarangira hano hantu. Icyatumye Imana izana uwo mukubuzo wa kabiri ari wo mwuka ukiranuka, ni ukugira ngo abakiranutsi bagwire hano hantu ku gicaniro cy'Imana, hanyuma bagire uruhare mu kwinginga Imana kugira ngo ibabarire hano hantu, maze nayo yigarure. Ariko bitari ibyo ngibyo, tuzakomeza kugendera muri zino ngaruka. Igihe cya gatanu turimo ni igihe cyo kwezwa, turi kwezwa. Ariko none nitugira umwete mu gusenga twinginga Imana ngo itubabare gukiranirwa kw'abasogokuruza ndetse n'ukwacu, ndetse ngo duhindukire tuve mu misengere, tuzakomeza kwatakwa n'iyi nzara ikomeza kugenda izenguruka hano hantu, kandi izakomeza kugenda yica benshi. Icyo rero nicyo Imana yambwiriye guhaguruka ngo nongere mbwire amatsinda y'abantu asenga, amatsinda y'abanyamasengesho, amatorero, abo bitira izina ry'Imana ngo mabwire ngo nimwongere mukubita amavi hasi musenge, kubera yuko haracyari umwuka uzenguruka hano muri kano karere k'ibiyaga bigari, kandi uwo mwuka tuzawukizwa nuko twihana tukinginga Imana kugira ngo itubabare gukiranirwa kw'abasokuruza bacu. Bitari ibyo ngibyo, umwuka wotsa uzakomeza gukorera muri ayo mahanga y'abakoroni bakoroneje hano hantu, bazahora bateza ibibazo hano hantu. Icyo nicyo gihe cya gatanu turimo cyo kwezwa. Ariko kubw'amahire turi mu minsi ya nyuma yo kwezwa kwa hano hantu ku gicaniro, kubera yuko kwezwa kwa kino gicaniro ni nayo ntandaro kugira ngo haze igihe gishya. Tutararangiza kwezwa, igihe gishya ntikizaza, ububyutse ntibuzaza, ububyutse Imana dusezeranije ntibuzaza, ahubwo tuzajya twubaka nitubona twubatse imidugudu mwiza, hongere wa mwuka wotsa wongere wuze wotse bya bintu, byongere dusubire hasi. Uko niko biri. Noneho bene data, ndongera kubabwira ko ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nitwongere dukubite amavi hasi, dusenge abakuru n'abatoya, twicisha bugufi, twinginga Imana ngo itubabarire gukiranirwa kw'abasokuruza bacu, kugira ngo Imana yigarure, ireke uburakari, ireke wa mwuka wotsa iwukure hano hantu, yambura ubushobozi. Babakoroni bakomeje kugendagenda hano hantu, bakomeje kudukoroniza, ibambura ubushobozi bw'umwuka wotsa uri muri bo, bagambiriye guhora batwotsa hano hantu. Uko gusenga rero niko Imana ishaka kugira ngo tugenderemo. Bitari ibyo ngibyo, hano hantu tuzahora tugendera tusoma, tuzahora tugenda muri uwo mujinya w'Imana, dusoma ku gacuma kuzuye umujinya w'Imana. Ariko iki nacyo nigenze ngo mukimenye, cyuko uyu mwuka wotsa uracyakomeje kotsa hano hantu. Gusenga kwacu, hariho ibihugu bizakomeza guhura n'uyu mwuka. Gusenga kwacu cyo kuzakora, kuzahagarika izi ntambara zishire burundu, zive hano hantu. Ariko noneho ni ingenzi ngo mumenye bino bintu, ntabwo zizashira hatabayeho ibindi bihugu birenze kimwe uwo mwuka unyuramo, uwo mwuka w'inzara unyuramo, ari nawo mwuka wotsa unyuramo ugatwika. Haracyariho ibindi bihugu, biracyahari. Niyo twasenga tubwira Imana ngo bikurweho, byo ntibizavaho, ahubwo icyo bizakora nuko Uwiteka Imana zoroshye ubukana bizaberaho. Nicyo cyonyine bizakora. Hanyuma kuri po finale uwo mwuka wotsa ukagenda ukahituva, Imana ikagenda ikawukura muri bara bakoroni, ikabambura ubushobozi. Bitari ibyo ngibyo, uwo mwuka uzakomeza ugenda hano hantu. Imana rero idufashe. Icyo nicyo nahengarutse kubabwira, kugira ngo muri kino gihe cya gatanu cyo kwezwa tugire uruhare nk'uko Imana yabishatse. Ba bantu rero b'amatsinda y'abanyamasengesho, ndongera kubabwira ngo nimukubite amavi hasi musenge. Ndetse sibo gusa, nawe witiriwe izina ry'Imana, igihe cyose cyo gusenga kwawe ujye ubwira Imana ngo Mana tubabarire gukiranirwa kw'abasokuruza bacu. Bitari ibyo ngibyo, tuzakomeza kugendera muri uko gukiranirwa kw'abasokuruza bacu, tukomeze tugendere mu gusogongera muri ako gacuma k'umujinya w'Imana. Hariho umuntu nigize numva avuga, ubwo twagiye tubwiriza buno butumwa, aravuga ngo ariko twebwe bahano mu karere k'ibiyaga bigari nitwe abantu bacumuye kuruta abandi bantu bose, ku buryo ibyo bintu muhanura ari twebwe bizajya bihoraho ibyo byago. Ariko ndongera nsubiza kino kibazo nkuko nakimusubije, ndetse n'abandi bibaza batyo basubizwe, yuko twebwe kano karere k'ibiyaga bigari nitwe hantu hatoranyijwe kugira ngo Imana izicare hanyuma ihagire ubuturo bwayo, kandi ishaka kuyicara itabangikanye n'ikindi kigirwamana na kimwe.
uko gukiranirwa rero kwabereye hano hantu, kuko hano hantu hihariye, ni nako gutuma gukiranirwa kwacu kudutera ingaruka. Reka mba urundi rugero rumwe. Gukiranirwa kw'Abayisiraheli iteka ryose, iyo bagwizaga gukiranirwa, Imana yabohererezaga abami bakabanyaga igihugu, bakabagira abacakara. Ndetse gukiranirwa kwabo ni nako kwatumye banyagwa igihugu, bamara imyaka 1000 batagira igihugu, kugeza ubwo ejo muri 47 Imana aribwo yongeye kubaha igihugu. Uko gukiranirwa niko kwabiteye. Yerusalemu irarimbuka, ariko Yesu yari yabihanuriye mu butumwa bwiza. Matayo yanditse igice cya 24 niho Yesu yavuze yo kurimbuka kwa Yerusalemu. None rero bene data, ndongera kubibutsa kino kintu cyuko iteka ryose gukiranirwa kuzajya kubera hano hantu muri kano karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda no mu Burundi, muri Kongo y'Iburasirazuba, igice kiri Uganda ndetse n'igice kiri Tanzania byahoze ku Rwanda. Gukiranirwa kuzajya kubera hano hantu, ntibazajya babura abatuye hano hantu, ntibazajya babura iteka guhura n'ibihano by'Imana kubera yuko banduza igicaniro cy'Imana ahantu Imana yateguye. Nuko hano hantu abatuye hano hantu bose bahindukirira kuyisenga nkuko ishaka, kuko hano hantu ari ahantu ishaka gukoresha abatuye hano hantu, ishaka kubakoresha kugira ngo itegure umugeni wa Yesu mu kugaruka kwe, kuko kugaruka kwa Yesu kwegereje. Mu nkundi rero ncumbikire hano ikiganiro cy'ubutaha, noneho nzavuga ku gicaniro mu gihe gishya. Imana ibaho umugisha, mukomeze mutega amatwi iby'ubutumwa bwiza bukomeza guca hano ku Musaraba TV. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Buri munsi itangiye kujya ahantu haryoshye cyane, byose biba biryoshye, ko itangiye kujya ahantu haryoshye cyane uyita usoza. Ariko kandi reka tubwire abantu kugira ngo bakomeze bakurikire ibice byose kuzagenda ubitambutsa, kandi ndumva ari ibintu byiza cyane kandi biryoshye. Amen. Amen. Katubwe ngo Imana y'amahoro ikomeze gushyigikire kandi ikomeze kuguha ubumenyi, imbaraga n'amavuta biguhoreho iminsi yose. Amen. Tugana ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. Ibibazo abantu bafite babyandike muri komenti, cyangwa se agiye gutanga nimero za telefone, wanamuhamagara mukavugana, byose biremewe. 078 41 60 528 078 41 60 528. Urakoze mukozi w'Imana, Yesu aguha umugisha kubwo ubutumwa bwiza utambukije, kuko abahamagawe ni benshi ariko abitabye si benshi. Rero ngize amatsiko, kuko uvuze ko muri aka karere ari ahantu h'umwihariko, urabihuza ute n'amakuru abavuga yuko inahangaha mu Rwanda ariho hari Eden? Ese byaba ariko kuri aba ariyo mpamvu? Icyo kibazo umajije kirakomeye. Impamvu gikomeye ni ukubera ko nta bimenyetso simusiga bihari byemeza yuko hano hantu ariho hari Edeni, ariko uburyo bumwe nabisobanura, amakuru ntabasha kubonera gihamya cyangwa Imana itampayeho ibimenyetso, njya nirinda kugira icyo nyavugaho. Nicyo ni muri mu buryo numva nabisubizamo. Ngize ukundi kuntu mbivuga byabihuye n'uburyo abandi bantu babyigisha, kandi sindabona ibimenyetso mu by'ukuri byasobanura ibyo bintu mu buryo umuntu wese abyumva yabisobanukirwa. Namakuru abagenda caracara, bamwe bavuga yuko kuko ziko hari abageze kuvuga yuko isoko ya Nili ari nta mu Rwanda, bakabihuza nayo makuru bakavuga yuko Deni ari hariya ngo mu Rwanda mu shyamba rya Nyungwe. Ubwo rero nangize amatsiko bitewe n'ubutumwa ruduhaye, ariko buriya abantu bakomeze basenge, buriya iby'amateka adasobanurira tubibonera igihamya mu bitabo, umwuka wera azabidusobanurira. Kubera yuko Imana ari ihishura ibihishwe, kandi ikaba yaduhishuriye n'ibindi bikomeye, ahari nitugirira ubuntu n'ibyo nabyo tuzagera igihe tubisobanukirwe. Ndetse harimo n'abandi basobanura yuko ubwoko bw'abarwandafone, ubwo muri ibyo bihugu bitanu mvuze, baba aribo Bisirayeli bukuri, cyangwa se baba bafite inkomoko muri Isirayeli. Byose najye njya mbyumva,
ariko nabyo sindabona ubusobanuro, nta nubwo ndabona proof igaragaza ibyo bintu, nabyo sinjya mbivugaho. Nta kintu, ubutumwa bwanjye ntago bushingiye kuri ibyo ngibyo, bushingiye ahubwo ku by'Imana yambwiye. Ibi byose rero ni inkuru zigenda zivugwa hirya no hino, ariko hari ababyigisha nibakomeza kutwereka amakuru tukabona yuko tukagenzura tukabona nayo kuri, nabyo tuzagera igihe tubyemere. Yego. Amen. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha. Amen. Tuzasubire mu gice cya gatatu cy'ubu butumwa. Bice byose biraryoshye. Cya gatatu mfite amatsiko yacu nanone. Nabivuze, igice cya gatatu kizaba cyitwa ngo igicaniro cy'Uwiteka mu gihe gishya ndetse n'izina rishya. Cyangwa se tuvuge u Rwanda mu gihe gishya, u Burundi mu gihe gishya, Kongo y'Iburasirazuba mu gihe gishya, Ubugande, igice cy'Ubugande mu gihe gishya, kimwe cyahoze ku Rwanda, ndetse n'igice kiri Tanzania cyahoze ku Rwanda mu gihe gishya. Ubwo niho tuzavuga noneho byinshi birambuye, ndetse twongere noneho tunavuge ku nkuru z'ububyutse mu buryo burambuye, noneho amakuru mashya ahari kuri bwo tutavuze mu biganiro byashize. Watubwiye ko bino bihugu nibara kwibuza bikaba igihugu kimwe, uzatubwira n'izina uko kizacitwa. Yego, mu kiganiro gikurikiye cya gatatu tuzabivuga, tuvuga iryo zina, ndetse kandi ni izina rizaba ryitwa nk'uko ni izina rimwe rizaba rihuriyeho ibyo bihugu bitanu, kandi ni izina rizajya no mu mategeko. Nabyo tuzabivuga, naryo tuzarivugaho. Yego, nabivuze mu kiganiro cy'ubushize yuko kizagira umuperezida umwe, ariko noneho si umuperezida umwe, ahubwo ni umwami umwe. Tuzabivuga mu buryo burambuye, mwihangane, tuzabisobanura ubutaha. Reka tugusene nuko twatangiye dusenga, twongeye dusoze dusenga Imana. Ni kareba. Turagushimiye Uwiteka ko watugiriye neza ukabana natwe. Hanyuma turagusaba kugira ngo ijambo ryawe urukomeze mu mitima y'abaryumva, hanyuma abaryumva ubagirire neza, abafite ibibazo bitandukanye ubiteho, kandi Mwami Imana kuko wita ku maganya yacu nk'uko ijambo ryawe rivuga, ubiteho cyane kuko tubasabiye Mwami Imana. Abadafite shinge na rugero ubiteho, hanyuma Mwami Imana ukomeze utoza abantu iby'inzira yo gukiranuka kugira ngo bazaraga ubwami bw'ijuru, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen.